Reka nongere mba ikaze mwese mukurikiye KTLAO TV. Nizere ko mumeze neza cyane. Reka mubwire ni Kristo Yesu akuzwe cyangwa se Yesu ashimwe kuba Kristo mwese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku bantu mwese mwemera Muhammad ndetse na Allah muri rusange. Nizere ko mwese kabisa ibintu ari fresh. Uyu munsi rero turagarutse maze kubimenyera neza cyane. Ni cya kiganiro mpaka Love Lesson 1 Debate. Ubushize urabizi twaganiriye ku nsanganyamatsiko igira iti ese kuba waryamana n'umusore cyangwa se n'inkumi mbere yuko mubana cyangwa se mwubaka urugo rwanyu aricyo byabyangiza ku rukundo cyangwa se birukomeza. Wagiye ubyumva uburyo twagiye tuganira, twabivuzeho byinshi cyane, tunashimira abaduha ibitekerezo bitandukanye. Uyu munsi tuzanye indi nsanganyamatsiko cyangwa se topic yacu igira iti ese kuba ufite ex friend cyangwa se uwo mwahoze mukundana, ndagira ngo ahantu mukumve neza, uwo mwahoze mukundana mukaza gutandukana, uwo ni ex friend. Kuba ukimufite mufitanye uburyo muvugana cyangwa se mugifitanye umubano, hari icyo byaba byangiza ku rukundo waba urimo kuri ubu cyangwa se byabyangiza mu gihe waba ufite uwo mukundana mushya nyamara ukivugana na ex wawe. Muraza kuduha ibitekerezo munyuze muri comment, nimuza gukunda iyi video muraza kuduha like, munayisharinge cyangwa se muyisangiza abandi. Nibagire gukora subscribe. Gukora subscribe biragusaba iki? Nyarukira ngo ubona akabara k'umutuku ukandeho utegereza amasegonda 3 ukande kukazogera uzajya ubona buri kimwe cyose twashyizeho. Ni munyemerero dutangire nkuko mumaze kubimenyera, twege dutangirana n'isengesho nk'ibisanzwe kubera ko twemera Imana. Tubaha Imana dusenge twicishe bugufi. Imana nziza, ndavuga Imana yaremye ijuru n'isi, tugiye gutangira iyi gahunda ariko ntacyo twakwishoboza tutari kumwe. Ngwino bane natwe uko tugufite ari byinshi twageraho. Imana ukomeze ufashe buri muntu wese uri hano kugeza ikiganiro gishojwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Arakoze cyane Mr. EDPs kuturageza Uwiteka. Hari naho mera mvuga ko uyu munsi turi kumwe na EDPs nko maze kubyumva no maze kuturageza Uwiteka. Bakunze bakurikiye KTLAO TV rero nagare wenyine turi kumwe kandi ndi muvandimwe amaze kumenyera cyane mu debate yose umaze kubona yajemo cyane, bamwita TNC Sparks Elise. Uyu nawe turaza kuba tubanye nawe uyu munsi. Nagore gusa kandi turi kumwe n'umukobwa umaze kumenyera cyane hano, nawe yaje mu debate yose mwabonye kuri KTLAO TV, bamwita Fiye, nawe turaza kubana nawe uyu munsi. Icyo cy'umugenzi we kandi nawe mumaze kumenyera cyane kuri KTLAO TV, bamwita Rena. Uyu munsi nawe tugiye kubana cyane. Ngabo rero abo tugiye kubana muri debate yacu y'uyu munsi. Nkuko twe twakomeje kubibwira abakurikiye KTLAO TV, uyu munsi turaza kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese kuba ufite ex friend cyangwa se uwo mwahoze mukundana mukaza kuba mwava mu rukundo mukaba mugifitanye umubano, hari ikintu byakwangiza ku rukundo rworoshye cyangwa se ikintu byakwangiza ko mwaba muri gukundana muri icyo gihe mushya. Kuri iyo topic dufite uyu munsi ndagira ngo nze guhera ku muntu bita TNC Sparks Eze. Kuri iyi ngingo dufite uyu munsi ku ruhande rwawe ni ibintu ubona gute? Ese kuba wakomeza kuvugana n'umu ex friend wawe ufite undi mukundana, hari ikintu byakwangiza ku rukundo rwanyu cyangwa se ubibona muri side y'ibintu bisanzwe nta kibazo? Okay, murakoze cyane. Amazina bababwiye ariko nitwa Elise. Kuri topic tugiye kuganiraho ivuga ngo ese gukomeza guha umwanya ex wawe hari icyo byakangiza ku rukundo rwawe rushya? Birarwangiza cyane kubera ko iyo ukomeje guha ex wawe umwanya, urumva ex wawe akakubwira ikibazo ukamuha umwanya ejo gutyo, mbese niwo nawe hahandi bituma akomeza kugenda kwiyumvamo. Uko agenda kwiyumvamo rero hari igihe noneho biba ngombwa ko girlfriend wawe nawe agukenera. Icyo gihe rero iyo agukeneye ugasanga na ex wawe aragukeneye, hagati aho ngaho urumva ko haba bari ikibazo. Ni hahandi umu girlfriend wawe azatangira kubona akavuga ati se ko mbona wa mu ex wawe muri kuvugana cyane, bimeze bite, nshaka kubisobanurire. Urumva icyo gihe haba hajemo akantu kagatotsi, rero birarwangiza cyane. So nicyo navuga. Hari n'izindi ngero turi buvuge ariko birarwangiza cyane, ndetse rimwe na rimwe bishobora no gutuma mushwana akaba yaca inzira ze bitewe na ex. Murakoze. Ntabwo ari byiza, ni ukuvuga yuko ikintu cyaba expert cyangwa se cyashaje mu kinyarwanda kiba cyashaje. Ni ukuvuga yuko nyine nimba warekuye rekururekuye nta bintu byinshi. Yes, nuko nguko ibintu bimeze kabiri.
yaba Sparks TNC Elize yaba UDPS barakoze cyane, ibitekerezo byo twabyumvise, baragira bati kumuha umwanya cyane n'ubundi bishobora gutuma hazamo amakimbirane cyangwa se ku gatotsi, kubera ko mu rukundo n'ubundi gukomeza kuvugana n'uwo mwatandukanye bigaragara nkaho aba ari umuntu washaje ntacyo ukimukeneyeho ni UDPS. Ariko hano turacyafite Fie na Rena nabo hari uburyo iyi ngingo bayumvaho. Ku ruhande rwanyu namwe mwanya n'umwanya. Ntabwo byatuma naguhamagara ngo wange kunyitaba, ariko nshobora no kuba nkuhamagariye indi mpamvu atari kugira ngo nkubwire ngo dusubirane tugire iki. Oya, buriya ikintu cya mbere ahubwo gishobora kuba cyaba nuko haba mu kwizerana, ukumva ko ntagamije kuba nagutandukanya n'uwo mu girlfriend wawe mushyashya, kandi nanjye tugakomeza kuba inshuti. Nyunganira. Murakoze, iyi ngingo ni nziza cyane yavuze. Ntabwo kuba waratandukanye n'umuhungu, wenda igende kuvuga ku gihande cyacu nk'abakobwa, ntabwo kuba waratandukanye n'umuhungu runaka mwakundanaga bivuze yuko mugiye kuba abanzi ngo ntimwongere kuvugana. Kuba muvugana ukamuha umwanya nta kintu bitwaye habe gitoya mu rukundo rushyashya. Icya mbere, ashobora wenda kuba muri kuvugana ukamuha umwanya, ashobora no kuba yakugira inama z'urukundo. Urugero, ashobora kuba agiye mwaratandukanye akabona undi mukobwa akundana nawe, nawe akabona undi muhungu mukundana. Noneho icyo gihe iyo muhuye uko muhana umwanya mugahura kenshi, bibafasha kugirana inama kugira ngo hatazabaho cya kibazo cyabayeho mbere mukaba yakongera gutakaza umukunzi, kuko hari impamvu muba mwarapfuye, hari ikintu kiba cyarabayeho kugira ngo mutandukane, sibyo? Rero kwicara mukakomeza mukaganira bishobora kuviramo umwe muri mwebwe kuba ashobora kwifata, za mpamvu ntizongere kumubaho ku mukunzi yabonye mushyashya. Ikindi, uyu mukunzi witwa X hari uwo nigeze kumva arimo kuvuga ngo aba yabaye expired. Ntabwo umuntu aba expired, igicuruzwa cyangwa product nizo ziba expired, sibyo? Iyo ikintu kibaye expired barakijugunya, ariko umuntu ntabwo aba expired. Amplis umuntu mwakundanye ntabwo aba expired, ahubwo niba hari ibyo mutumvikanye turi abantu, buri muntu aba afite ibyo akunda, ibyo mahame yagenderaho. Niba rero hari ibintu mutumvikanyeho bikaba byatuma mushwana, ntabwo bivuze ngo aba expired umukuye mu buzima bwawe. Oya, muba mukomeza kugendana mukagirana inama, sibyo? Kuko abantu barakenerana, kandi nitwirengagize yuko uriya muntu aba afite part mu buzima bwawe bw'ahahise, ariko kimwe nuko hari n'ibindi binashobora gukora mu buzima buri imbere nabyo bishaka kuguteza imbere. Mushobora guhura uko muhuye mukaganira bitewe n'aho ubuzima bugeze, mukagirana inama, ushobora kugwa mu kibazo akagufasha, sibyo? Ariko iyo uvuze ngo ni expired, ni hahandi uzagira ikibazo ukakihererana, bikaba byagutera ubwigunge butari ngombwa. Yari afite n'ubushobozi bwo kuba yari afite n'ubushobozi, yego. Noneho ikindi, X wawe burababitsa amabanga yawe menshi. Rero handi uvuze ngo yaba expired ukamwikuraho ukamugora ukagira gute, witegure yuko agiye no kugira gute, azagutaranga. Aba adafite ibanga aragutaranga kugira ngo nawe ukeme cyangwa agukemeshe mu bandi. Rero kuba mwakomeza mukavugana rwose nta kintu kimwe, nta kibazo ngiye mbona mupe. Barakoze cyane yaba Rena yaba Fie, ibyo bavuzeho tubyira byumvise. Yaba Fie yaba Rena bo baragira bati kuba wakomeza kumuha umwanya mu rukundo rwanyu nta kintu byangiza, kuko ahubwo bishobora kugufasha mu gihe ufite ikibazo akaba yagufasha mukamwagirana inama mu buzima busanzwe. Ariko wenda muze kunyemera n'abadukurikiye ibi bitekerezo tugende tubihuza kugira ngo tuze gufata ikintu kimwe cy'ingenzi kurushaho. Kuri uru ruhande Elize na UDPS bati twebwe rwose kugumuha umwanya byakwangiza byinshi. Munyemerere gato se nkujya kuri uruhande rw'aba bavandimwe. Ese mu by'ukuri Rena cyangwa se Fie, ufite umu ex friend wawe yaba umukobwa cyangwa se yaba umuhungu, nibyo mwaratandukanye, ariko mwatandukanyije wenda n'ikintu kitari icyahatari, wenda ni nk'idini, sibyo? Hari abantu bashobora kuvuga bati ngiye ntabwo nawe umukatolike ndi umusilamu, icyo nicyo gitumye mutandukana. Nta kindi mwarakundanaga ku rwego rwo hejuru, ahandi nyine wumva no kumwiyibagiza kuko mwatandukanye kubera idini ari ikintu utazakira vuba. Wemeye gukundana kuko nyine ari ibigomba kubaho ku isi, tugomba gushaka umugore murabanye, ariko wandi uracyamukunda.
nihabaho ko kumuha umwanya cyane ntibishobora kuzatuma either yakubwiye rero urabizi twarabanye mu bihe bibi n'ibyiza nyemerera dufate ka picnic dufate iminsi 2 tugende ukamuha umwanya mukagenda mukajya ku mazi of course umuntu mwatandukanye kubera idini sinumva ko nibiza kugera nahazaza ashaka gusoma uzamwangira sinumva ko nibigera aho ngaho muzamwagiye muri picnic muzafata ibyumba 2 bitandukanye nyine kuko mwisanzuro mwapfuye idini gusa ugomba kumwiha wese nyine n'umu ex wakundaga ariko mu idini aho hantu wenda ku ruhande rwanyu nimwumva ko hashobora kubamo imbogamizi yatuma rwa rukundo rwangira. Murakoze sinyeka ko mu gihe ndamutse mfite umwanya namwangira kandi ntabwo bivuze ngo niba nsabye ngo dusohoke cyangwa se ngo dukore ikintu runaka numva ko ari iby'ingenzi koko nabikora. Ntabwo ari ngombwa ngo mubwire ngo kuko twatandukanye cyangwa se ngo kuko ngo ababyeyi bavuze gutya gutya ngo nta kintu bakora. Oya rwose ntabwo ari byo. Ni nk'uko arega umuntu usanzwe yaza akabizi sibyo. Ubundi ngiye aba tipe sinzi ikibazo bafite. Ubundi gusohokana n'umu ex wawe bitwaye iki? Nta kibazo mibonamo. Ex wawe ni umuntu nk'abandi, ni nk'uko n'undi muntu mushyashya uje mu buzima bwawe yagusaba gusohokana sibyo. Rero nta kibazo njye mbibonamo pe. Akubwiye ngo tugende nk'igisenyi Alex wenda wowe ukiri single searching kuva mutandukanye nta wundi wari wabona nta kibazo mbibonamo burya rwose twasohoka tukajya kuryoshya bitwaye iki se? Noneho navuze mu gihe ahari. Mu gihe uwundi ahari ntacyo bitwaye rega nabwo ubundi umuntu niwe wiprogram urumva kavuga ngo uyu mu friend wanjye mushyashya nta gahunda dufitanye this weekend kandi ex wanjye arimo kunsaba ko dusohokana. Why not tagenda se mu byo gusohokana munasangire? Ndetse aho ngaho nibyo navuze mu gihe mugezeho mwasohokanye bikaba ngombwa ko muri buze nko gusangira n'urugero. Murasangiye burije biba ngombwa ko mujya kuryama. Hano ushobora guhita uvuga uti n'ubundi mfite umushya uyu n'ubundi tutatandukanye dupfuye ibintu byatari nta kintu biri bwice. Turaza no kuba twanagira n'igihe tugera ku mibonano mpuzabitsina cyangwa se ku dukoresha agakingirizo. Urumva aho hantu nta kintu bizangiza mu rukundo aho nongira ngo witse. Uzi ikibazo cyaza kuzamo hazamo wenda ikibazo ubaye uriya mu friend wawe mushyashya wagiye wenda atabizi sibyo cyangwa wamubeshye ukamubeshya aho utagiye urumva. Ariko mu gihe uretse ko n'umuntu buri afite freedom turi abantu bakuru njye nko ku ruhande rwanjye umu ex wanjye ansabye gusohokana nawe tugasohokana turi spending wenda nka 2 days nta kindi kintu nkora nta kazi nica ntaki ubwo n'ubuzima bwanjye byo n'ibyishimo byanjye mba ngiye gushaka. Rero sinumva kubera ko ngo mfite undi muntu mushyashya ngo ndibuze kwipanika no mbaye mfite umwanya nabikora rwose namuha umwanya tukaganira tugaspendinga nyine tugakora buri kimwe cyose ntihagire icyo byangiza ku rukundo. Byakwangiza iki? Uzi igihe byangiza ndi yuriya mu friend wawe mushyashya amenye yuko hari ikintu cyane runaka cyabayeho gikomeye. Sparks, Tenswen na UDPS muramwumvise na Fio baragira bati rwose twagenda tukamarana igihe nta kibazo icyo twakora cyose uwo turi gukundana apfa ko batabimenye. Ako kandagira ukumve neza. Twaryamana twakora iki uwo turi gukundana apfa ko batabimenye. Ku ruhande rwanyu niba byabindi twavugaga umwe mwavugaga byo kutamuha byo guhana umwanya ari ikibazo mu gihe bawuhanye bakanagira ibyo bakora ariko nubimenye hari ikintu byakwangiza mu rukundo. Ntabwo nanjye ndumva najya ku ruhande rwabo mu gihe mwabikora nagira ikintu umenya wowe hari ikintu bitwaye. Reka mvuge urakoze cyane ibintu nshaka gupointingaho cyangwa se nunga agatoki ku cyo wavuze ngo umukunzi wawe mushyashya muri kumwe ngo hari icyo wakora ntukimenye ntakimenye bo ari cyo bita gutendeka. Sinzi nimba icyo kintu nimba uri kucyo mbona ukuvuga yuko wowe mind zawe nizo gutendeka urwo rukundo rwo gutendeka wumva ko ari urukundo rukuganisha mu UDPS wanyumvishe nabi. Jewe navuze ngo
mbaye nyiri single ntarabona uwundi muntu ex wanjye akansaba ko dusohokana nabyemera tugasohoka ntabwo nigeze mvuga yuko noneho se mbaye mfite no wait noneho uramutse wabonye umushyashya kandi nayo ngingo turiho uri mu rukundo mbaye mfite nabonye rero umushyashya sibyo uriya mu ex wanjye nyine tukavuga urumva hari ibintu uba ugomba kurimitinga nimba ufite boyfriend sibyo hari aho tutageze nkaho gusohokana ngo tugende tujye kumara iminsi ngahe turi ku Gisenyi ariko kuvugana bisanzwe nta kibazo mbibona mu yampamagara nkitaba twahana gahunda yo kwicara ahantu tukaganira nkabikora nta kibazo nta kintu biba birimo kwangiza reka mvuga akantu gato sibyo we hari ahantu wageze barakubaza ngo ese bibaye ngombwa ufite wenda tuvuge ufite boyfriend cyangwa umugabo mu rugero noneho ex wawe araguhamagara akakubwira ati twarabanye n'ubundi byararangiye ariko dushaka ko twisohokera tukamara n'iminsi 2 twiganirira barakubaza ngo ese ushobora gufata igitanda nako icyumba kimwe nawe akafata ikindi cyumba why not ubundi bwoko yes aho rero no mutafata ibyo byumba bibiri niba mubona ko bitari ngombwa kurarana byanga byakunda ntekereza ko wasohokanye n'umu ex ufite boyfriend cyangwa se umugabo sibyo kameme niba ugiye ku Gisenyi ukamarana n'umu ex wawe murarya neza muranywa neza muraganira murahuza urugwiro kuko wamuhaye umwanya arakwisanzuraho byanga byakunda ntabwo ushobora kuva aho ngaho nta kintu ukoze kubera iki se ntibishoboka kereka wenda aricyo cyabajyanye mwajyanywe no kuryama ntabwo reka mwereke utekereza ko ubundi boyfriend wawe iyo minsi yose 2 izarinda irangira ataraguhamagara wenda mpunganiye gato rero nawe yavuze ko mu gihe muri kumwe n'umu ex wawe yaba umukobwa cyangwa se yaba umuhungu ariko ndi muri gukundana yasize abizi mukamwajyana mukagira icyo mukora mukagikora wa undi wakwemereye nabimenye nta kintu none se reka mbanze mwe urumva uwo nguwo yaba arimo amubaniye icyo gihe n'ejo bizabaho icyo gihe ntabwo uwo mu girlfriend n'ubundi ufashe ikintu wowe urimo gushaka kwifatana n'amarayika uri hano ku isi abamarayika bose baba mu ijuru niba hari n'umukobwa jewe twakundana agifite umugirlfriend mu ex bavuga mbona none se kuko mukoze kajyanga byakunda ibyo byajigijigi tubifite reka mwerekane ariko ikintu ushaka kumvikanisha ngaha mureke twumvikane hano ikintu ushaka kumvikanisha mwebwe muri gushaka kwigira nk'aho muri ba marayika bari ku isi kandi twirengaje ko amarayika bose baba mu ijuru niyo marayika aba mu ijuru marayika niwe wenyine udashobora gukosa cyangwa agacumura ibyo rero bibaye ngombwa bikaba nta kibazo kirimo umukunzi wawe mushyashya akakuba atabimenye urarega ikosa rikomera iyo hari ikizibiti uzarebe no wowe byanga byakunda ufashe ex wawe ukamusohokana ukamuspendingaho amafaranga arenze 50,000 ubwo ni wowe itundi none se wajya ku Gisenyi umutwaye mukanywa amazi rega sipaka ikintu utari mwanywa buri kintu mwasohotse sibyo ibyo mwasohotse ntabwo urumva ikintu yavuze mwasohotse Gisenyi mwagezeyo ariko njyewe niba nkundana na Rena yagiye yabimbwiye mbizi noneho murasohokanye uri umu ex we mugeze ku Gisenyi muspendinze ibintu byose amajoro murayamaranye mugize n'icyo mukora mu gihe nje nta kintu menye we aravuga ko kuba mwagikoranye ariko njye sinyimenye aho ntacyo bitwaye mu rukundo no icyo gihe rero icyo gihe byanga byakunda n'ejo bundi bizaba ahubwo wenda kuko icyo gihe reka mubwire Shafi niba Rena ndabyumva ibyo avuga ariko simbyemera sibyo wowe ufashe umuntu umuhaye umwanya n'umuretse umufashe utwaye mu modoka yawe muragiye mugeze iyo mujya muraganira yarakwibutsa bya bindi azana kubaza ati se umuntu wawe umugirlfriend mubanye ubundi mubanye muti byanga byakunda kubera urugwiro n'umwanya wamuhaye uzabimubwira ukumva icyo gihe rero byanga byakunda no kuvuga ngo bagakora ibintu ngo ntabimenye icyo gihe ntago azababaniye girlfriend wiwe
ejo n'ejo bundi bizongera bibeho. Urumva azaba arimo aragira ate? Azaba arimo araca inyuma nde girlfriend we yitwaje ngo ni umu ex. wenda kuri ako kantu cyane Spax yaravuzeho, ese niba mugiye mugahura mugaheza urugwiro mugakora buri kimwe cyose, ariko wandi wasize mu rugo cyangwa ndi mukundana uwakwemereye ko munajyana nabimenye, cyangwa se yaba atanabikwemereye ukagenda atabizi ariko nabimenye, nabyo birashoboka. Icyo gihe niba bibayeho bikaba ishuri imwe ebyiri eshatu, urumva icyo gihe habaye ikintu cyo gucana inyuma. Uko gucana inyuma urumva atari imwe muri za ntandaro ziruze kwangiza rwa rukundo twavugaho tugarutse kuri ya topic yacu. urakoze ku kibazo cyiza umbajije, ariko njye hari ikintu ndimo kumva murimo kwibandaho byonyine. njyewe hari n'ikintu ndimo nanone kumvamo behind, kuba wasohokana n'umu ex wawe ngo mugasubira mu bintu byahise biba byarahise. kubera iki se mutasohoka ngo mujye kuganira bisanzwe? ese nta nubwo wemera ko ushaka kuba uri kumwe n'umu ex wawe mukamarana n'igihe kirenze? wowe urimo kuvuga ngo iminsi 2, ushaka no kumarana n'icyumweru. Eza wenda yaje nko kugusura iwanyu, sibyo? ariko mukamarana like 2 weeks, nta kintu kibi murakora. wowe kucyo stickinga kuvuga ngo ex girlfriend twagenda tugaspendinga ahantu ngo tugakora ngo sex, why not mutabireka se? Arena kangunganire mbaze ese ubundi bwo bisa nkaho ukorana n'umu ex wawe mukorana mu kazi, ni ukuvuga ko utazongera kumuvugisha kuko yabaye ex? ese nibiba ngombwa ko hari amahugurwa mugiyemo mwebwe babiri gusa, ayo mahugurwa ntabwo uzayajyamo ngo nuko ari ex wawe, cyangwa ngo nuko ugiye guca inyuma umu girlfriend wawe mushyashya ufite? ariyo mpamvu ndimo kuvuga ngo ex mufate nka ex, mumenye icyiciro mushyiramo, mumenye aho mugomba kuganira n'ibyo mugomba kuganira n'ibyo mutagomba kuganira. mumenye na girlfriend wanjye ndamuganiriza iki, ese tubanye gute, turamarana igihe kingana gute, ibintu nk'ibyo ngibyo wowe ubwawe niwe ubasha kubimanaginga. ariko mu gihe habayemo management mbi, niho nyine wisanga wakoze iki, amakosa. Okay, murakoze. Wowe urambwiye ngo mushobora kuba ukorana na ex wawe mu kazi, sibyo? ngo bikaba ngombwa ko mujya mu mahugurwa y'abantu babiri, sibyo? none se ko mwarimo murambwira ngo kujya ku Gisenyi kuganira mwasutse, ayo ni amahugurwa mwaba murimo? reka nsubize icyo cy'amahugurwa. amahugurwa n'amahugurwa muba mugiye mu kazi, sibyo? nta kazi muba mugiyemo. ntekereza ko aho muzagera hazaba hari n'abandi muzahurira mu mahugurwa. ntago amahugurwa muzaba mugiyemo muzagenda ngo muyajyemo n'ubundi mwe babiri. bibaye ngombwa se ko ikigo nyine mukoramo kari kimwe cyabateguriye ahantu ho kuri wenda ni chambre ebyiri zegeranye, sibyo? nyine ikintu nje shaka ko nyine wowe tandukanya ayo mahugurwa ugiyemo, uri kumva, bakabategurira chambre buri muntu iyawe utandukanye n'ahandi kuvuga ngo se twasohokanye wampaye umwanya tugasokana tukajyana ahantu runaka tukamara iminsi. Lena wenda gato cyane Elisa naguciye mu ijambo kugira ngo unabyumve neza. Rena, ikintu Spax ari kuvuga, aravuga hari ingingo wagarutseho uvuga uti mu gihe mfite umuntu dukundana, boyfriend cyangwa se mfite umugabo uri mu rugo, nkaba nagiye mfite umwanya ariko nkagenda nkahura no mu ex wanjye tukagira ibyo dukorana ntabimenye. aho abariho twitsa mukabikora ariko boyfriend cyangwa umugabo ntabimenye, icyo gihe nta kibazo kirimo. Spaka tense we ashaka kukubaza uburyo ibyo bintu bitakwangiza urukundo, kuko nanjye kubwanjye ndikumva ari nko gutendeka, kandi gutendeka tusika byangiza urukundo. we ni gute ibyo bintu uri bubyumvisha abakunzi bacu?